Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Tugiye kwigana ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato. Icyigisho cya 4 kivuga ngo umunsi Yesu yarize. Isomo ry'urufunguzo riboneka mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 2. Haravuga ngo mwakirane ibibaremereye. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo n'icyubahiro, ngo tugiye kwiga ijambo ryawe ubane natwe, mu izina rya Yesu, amena. Hari ikibazo gikomeye babaza ngo mbese hari umuntu wakundaga igihe kikagera agapfa? Icyo gihe biba bibabaje cyane. Yesu nawe yari afite inshuti yitwaga Lazaro, maze igihe kimwe baza kumubwira ko yapfuye. Umurongo muto muri Bibiliya ni uvuga ngo Yesu ararira. Yarize kubera ko Lazaro yari yarapfuye. Yesu yifatanije n'abababaye, maze nawe ararira. Marita yabwiye Yesu ati, iyo uza kuba uri hano, musaza wacu ntaba yarapfuye. Ibyiringiro bya Marita byigaragaza muri aya magambo ngo nzi yuko icyo usabye Imana cyose ikiguha. Yesu niwe kuzuka n'ubugingo. Rero yari azi neza ko abasha kuzura Lazaro maze akongera akabaho. Mbese ibyiringiro byawe bingana n'ibyo Mariya na Marita bari bafite? Yesu yari azi ikigiye gukurikiraho. Yari azi ko Lazaro agiye kuzuka. Nubwo byari bimeze bityo, Yesu yababaranye na Mariya na Marita, maze Yesu ararira. Yesu nubwo azi ibizaba byose, igihe tubabaye nawe ababarana natwe akadukomeza. Yesu yatweretse ko dukwiriye kwifatanya n'abababaye ndetse no kubabarana nabo. Ikibazo: ni ryari wifatanije n'abababaye? Imana iguhe umugisha. Dusenge. Data twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo n'icyubahiro, ubwo tusoje icyigisho cyawe ubane natwe, Mwuka Muziranenge aze muri twe, uburinzi bwawe buturinde aho tujya hose, mu izina rya Yesu, amena.